Nyuma yo gusanga abantu bavuma ibyo batazi, abantu batuka ibyo batazi, abantu basingiza ibyo batazi, twahisemo kubanyuriramo muri makeya ngo tugire icyo tubamenyesha. Turaza kubisobanukirwa mu nyigisho y'uyu munsi. Ese abantu basingiza Imana bayizi? Ese abantu binubira Satani cyangwa baramutuka cyangwa baramuvuma baramuzi? Ese abantu bazi umuntu, ubundi umuntu nyirizina tuzi umuntu, none se ubundi tuzi urupfu? Yesu rero turabikoresha mu buryo busanzwe, dukoresha mu buryo bwa Bibiliya isanzwe kugira ngo turusheho gusobanukirwa, kuko niho mwamenye ubutumwa bwinshi, kandi koko Bibiliya irimo ubutumwa bwinshi, irimo imbuzi nyinshi, irimo n'ubwiru bwinshi. Ntabwo rero wabimenya utabanje guca bugufi. Mukoresha umwuka ngo akuyobore, umwuka wera akuyobore. Yesu yaravuze ati, ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe uza kuri Data atanyuze kuri njyewe. Biboneka muri Yohana 14:6. Ese ibi bishatse kuvuga icyo mubisomye gutya murabyumva? Ni uguca kuri Yesu gute se? Ni muri ariya masengesho muba musenga musinziriye, mutazi icyo musaba uko babigishije? Oya. Impamvu ni iyihe rero? Hari ikintu cyitwa amaraso, hari ikintu cyitwa umubiri, hari ikintu cyitwa umurage, irage. Ibyo byose Yesu, impamvu Imana imanuka iva mu bumana ikambara umubiri, haje Yesu, niko Bibiliya itubwira, niko amateka atubwira. Uwo Adamu wa mbere niwe Yesu, niwe waje rero, uwo niwe dukomokaho. Niyo mpamvu ntawe ujya kuri se atamunyuzeho. Twese ubwo yaduhaye inyoko muntu, twese ni hariya duturuka. Ibi bisobanura ko Yesu yerekanywe ko ari inzira yo kugera ku Mana nyakuri, kuri n'ubugingo bw'iteka ari we ubwe. Urupfu rero ntirwitaweho nk'iherezo ry'umuntu, ahubwo ruba inzira yo kwinjira mu bugingo bw'iteka. Niyo mpamvu intumwa Paul yavuze iti, kuba ndiho ni Kristo, no gupfa ni inyungu. Ibyo bisobanuye iki rero? None kuki badutinyisha urupfu, bakatubwira ko iherezo ryacu riri mu rupfu, bakatubwira ko urupfu tukarufata nk'ikintu giteye ubwoba, nk'ikintu cya nyuma? Ntabwo byaba biri muri ya matrice yo kugira tudasobanukirwa, yo kugira ngo tutagira ibintu birenze ibyo tuzi tumenya. Ariko ikigaragara niko biri, niko bimeze, ni kwa kundi twahishwe ubwenge, ahubwo tubwirwa iby'ubupfapfa ari nabyo tuyoboka. Yesu, Pawulo ubwe urabyumva, yarabivuze mu Bafilipi 1:21, yaravuze ati, kuba ndiho ni Kristo, no gupfa ni inyungu. Kubera iki? Iyo upfuye, urupfu niyo nzira itugeza kuri Data wa twese. Singo mu ndorerwamo y'ukwemera kwa Gikristo, urupfu si rubi mu by'ukuri, ahubwo ni umuryango wo kunyura mu nzira Yesu yanyuzemo kugira ngo umuntu ahabwe ubugingo nyakuri. Ariko ukurikije uburyo babitwigisha mu buryo buri matrice, ntabwo dusobanukirwa. Duhora dutinyishwa ikintu cyitwa urupfu kubera ko aricyo kintu kiba ari icyanyuma. Ariko iyo usobanukiye ugasoma Bibiliya nk'igitabo cy'ubwiru kugira ngo umenye, urumva ko byanze bikunze uhita ugera ku bugingo unyuze mu rupfu. Mu buryo bw'Abakongo rero, ubwenge bwimbitse, Abakongo baravugaga bati, urupfu si urupfu, ahubwo ni ugusimbuka. Singo umubiri urapfa, ariko ubugingo ntiburangirira mu mva. Iyo Yesu yavuze ko hari ubugingo, yashakaga kwereka abantu ko ubuzima nyakuri atari ukunywa, ukurya no kubaho mu mubiri gusa, ahubwo ari umucyo uhoraho mu muntu. Sibyo? Uwo mucyo tuwukura kuri nde? Kuri Kristo, tuwukura kuri Yesu, kuko ari we Imana yamanukiyemo, yambara umubiri kugira ngo ize gutura mu buzima bwa hano ku isi. Sibyo? Dusobanukirwa urupfu rubi gusa iyo umuntu atemye inzira nyakuri. Urupfu ruza gusa iyo umuntu atamenye inzira n'ukuri. Sibyo? Yesu yaravuze ati, ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo. None iyo utamenye ukuri, nirwo rupfu, kuko apfana n'umubiri we. Ariko ubonye inzira ya Kristo, kumenya ukuri no kubaho mu mucyo, iyo umubiri ushizemo ubugingo bwe burakomeza, ubugingo ntibupfa. Twarabisomye nanone, batubwira ko iyo umuntu apfuye, umubiri ujya mu itaka, ariko roho itanga ubuzima isubira ku wayitanze. Ni ukuvuga ngo urupfu ni ikintu cyakabaye ari cyiza, ariko twe tugifata nk'ikintu kiturangiza. Umugani w'Abakongo baravugaga bati, iyo urumuri rw'igitondo rwaka,
ibicucu by'ijoro bihunga. Iyo ukuri kwinjiye urupfu rucika intege. Bishaka kuvuga ko urupfu rw'ukuri rubaho gusa ku batamenye umucyo, ariko abamaze kugera ku kuri urupfu rubabera nk'aho ari umuryango, basimbuka bajya mu bwisanzure. Ingo muri make urupfu si rubi mu by'ukuri, ruba rubi ku ntumva zishaka kubaho mu mubiri gusa, ariko kuri uwamenye Yesu nk'inzira n'ukuri n'ubugingo, urupfu ni inzira yo kwinjira mu bugingo nyakuri. Si byiza cyane murumva atari bwo turushaho gusobanukirwa. Urakoze cyane wowe wakoze subscribe, urakoze cyane wowe wibuka gusangiza buno butumwa inshuti n'abavandimwe. Yes, niba ubona ari byiza wandike muri comment dukomeze